ndabaza n'uriya mbivuge cyangwa mbere ibyo ngiye kuvuga mbivuge nzi ko hari bibiri bubabaza ubundi hosting ni uburaya mbaza uti hawo ni ukuvuga ngo iyo baje hostinga baje hostinga iki zisa nicyo nkubaza ni ukuvuga ngo icyo bakora abana b'abakobwa baraza hakaza abagabo b'ibirara sibyo bakabazanira abandi bakobwa bari aho ngaho bari butahane nk'abayisikoti babo ni ukuvuga ngo 90 batahana nk'abaki abayisikoti. Okay, reka twongere tugushimire udahwema kubana natwe hano ni kuri Step Up TV show uri kumwe na DJ and Sharp of Sound Master Vibe n'ibindi byose ni wa muhungu wawe. None kino nje ngo tuganire hari ibintu biri kuvurwa mu Rwanda tuje muri Step Up News. Hano abizi nago tuvuganye n'ibintu by'amatiki ibintu byaje musago, ariko uyu munsi bibaye ngombwa ko tuza kuvuga ku bintu Kenisi yatangaje n'ibiki. Impamvu mbivuze ejo bundi nakiye telefone y'umusista wamamagaye nanamusohoze mubwira tukomeze ubwe neza. Arambwira ngo afite nyine yumva ashaka kuba hosting, urumva abantu afite impano barambwira. Arambwira ati ashaka kuba umuhosta. Ubwo byatumye njya gukusanya amakuru yo kumenya ngo hosting ikorwa gute. Igene ndi muri process yo gushaka amakuru n'inkuru biraje ngo ba. Ndavuga ati reka nze nkore iyi video we araza kubyumviramo, ariko nawe nugenda utumvishe ubundi hosting niki, kubera iki hosting mu Rwanda abantu bakomeje kuyivuga nabi. Nagaru uyu munsi gusa bibaye. Ubundi hosting ngewe nifashije ubushakashatsi nari nakoze. Icyambere kirimo ni creating fantastic nyine emotional management, the personal encouraging spending. Hano ngaha hosting ubundi ukuntu ikora ubusanzwe. Icyambere ni ukuba wikurajinga abantu guspendinga nyine ni wa muntu uzana imbara ahantu hari akabari cyangwa ahantu kurya akora ibintu bituma abantu baba encourageable nyine bumva bagura, kuko nicyo kintu umuhosta baba mutumiriye. Emotional management ikindi kintu umuhosta agomba kuba akora, agomba kuba ari umuntu nyine umanaginga vibes z'abantu, abashimisha, abentertaininga, akora icyo bita emotional management. Ikindi akora nicyo bita creating fantasy, handi umuntu nyine fantasy handi uba arat yumva abantu ahabana care ibiki byose nyine ari wa muntu wumva abantu. Rero ubundi hosting ubusanzwe ikorwa gute? Hosting ni umuntu uza ahantu w'ikintu abagombwa kuba akora, agomba kuba yita ku bantu baje ahantu nyine abaha attention, abaha ibyishimo, yamara kubaha ibyishimo akikuraginga abantu guspendinga. Ubwo byatumye nibaza mw'ibyo bintu mvuze ni gute muri hosting hazamo uburaya. Kamanze mwumvisha ibintu Kenisi yavuze none ndagaruka nkubwira. Ndabaza n'uriya mbivuge cyangwa mbere ibyo ngiye kuvuga mbivuge nzi ko hari bibiri bubabaza ubundi hosting ni uburaya mbaza uti hawo ni ukuvuga ngo iyo baje hostinga baje hostinga iki zisa nicyo nkubaza ni ukuvuga ngo icyo bakora abana b'abakobwa baraza hakaza abagabo b'ibirara sibyo bakabazanira abandi bakobwa bari aho ngaho bari butahane nk'abayisikoti babo. Ni ukuvuga ngo 90 batahana nk'abaki ibintu Kenisi avuze nimba byumvishe ibi navuze nawe uraza kumwumvamo harimo sense, ariko ubwo turaza kwibaza hosting yo mu Rwanda yikorwa gute. Ikibazo ntago ari hosting ibyo mbikubwire nimba nawe wumva wakora hosting. Ni kwa kundi morambwira abantu ngo abantu bagiye bafata ibintu cyangwa babigiye mu mbere ari nacyo mvuga ati bakuru bacu nacyo mbashinja, ariko nabo hari ibintu bakora tutemeranya. Bo baragenda bagafata ibintu uko bikorwa bo bakabibatiza izina ryabo. Hosting ntago ari uburaya, ntago ari ubusama, kandi uko babikora bamwe muri bo ntago ari ko bikorwa. Niyo mpamvu abantu bareba hosting bakabona mw'iyishusho. Ubwo biraza gutuma nkotinga bagenzi banje b'abanyamakuru bo kuri BNB ubwo bari mu kiganiro basobanuye hosting ikorwa gute. Bari barimo babisobanura, sinzi nimba mbakotinze natagira ikintu nza kwicamo. Reka manze nze mwumvishe amajwi arimo abisobanura hosting yo mu Rwanda ukuntu ikorwa. Gusa nge natunguwe ngo muri hosting yo mu Rwanda hazamo no guhamagara, ugahamagara umuntu ati
ngo bigende gutya ngo abakiriya baze ugahamagara n'abakiriya we ntabwo wowe ukurura abakiriya ubahamagaye ahubwo wowe wekuraginga abakiriya bako kabari bahari gusipendinga baba bakazatarakitinga abandi no hano ubwo nimba hazamo icyo no hita hazamo wa mutego ugomba kuza mu busambanyi kugira ngo ugire ute ukurure ba bantu kamanzi nkagushiremo kumva Mubusa bigasaba kuba ukuba umudije w'umuhost cyangwa se ukaba ufite n'abacuti b'abahost ariko hosting ukuntu ikorwa nuko wowe icyo ubushinzwe ako kanya umuntu aba yaguhereye akazi yego nuko aba azi ko ufite clientele rero nawe iyo yemeje kubikora uba ugomba kubizi ko abo bantu uri bubabone kandi ibyo kuba uri bubabone kuri bubikore nimba Tasha yahostinze abagomba kumenya ngo nitwa Tasha bwo bamaye guhostinga nahamagara Magogo namagare Vava namagare n'abandi bakobwa babwire ati se uyu munsi mufite umwanya nkuko ukajya kuba ati Vava bitese wese muri rugo wese ko nakoreye aha wangeraho na hostinze hano wangeraho hostinze aha wangeraho ese ukugeraho abari bugure cyane bo uri bugure oya none abari bugure of course wowe icyo kora nyine uratumira akaza akagura cyangwa sometime ukanabarega ukavuga ati akambere n'akanje akambere n'akanje mugwemo muraza kureba ibyo sibyo hosting yo mu Rwanda ikintu hanga kuntu bayikora no kuvuga ngo we arabahamagaga abashinzwe gutumira yego akazana abantu wenda ikintu cyo ntazi sinzi impamvu Kenesi yabivuze ariko ubundi kubyinira abakiriya nibyo ntarinzi nta host ndabona ubyinira abakiriya wenda kiretse Muyango kandi Muyango we ni kugira ngo akora akazi ke neza Muyango yazanye ubundi buryo burimo no kubyina ni creativity yizaniye muri icyo gice cyo kuvuga ngo kugira ngo none ngomeze ngire clientele abantu bakunda ibyo nkora bakunda hondi reka nsiremo akantu ko kujya nabyina ariko umuntu mu agashaka n'itsinda ariko kandi itsinda rye niryo bahorana ntago ari kuvuga ngo niwe wenyine ugiye hariya kubyinira abantu tubwire no bigitangira uko byakorwaga host we nuko nguko kuva kera host igihe cyose yaziye umuhost yabaga ashinzwe gutumira abantu nyine ya hostinze nyuma barahamagara okay nimba se buri nakanya ejo ko nzakorera ha umwangeraho bakaza rero ikintu cyajemo wenda kindi cyo ngicyo nukuvuga ngo wenda ashobora kubahamagara yego twese turabizi nago turi perfect harabo hamagara ugahamagara Vava cyangwa se nkahamagara Magogo cyangwa hamagara undi agahita ambaza ati none se basi turanywa twenyine se nzoga zitagira abakobwa zirabishye tuvugisha ukuri nzoga zitagira abakobwa okay murabashaka se okay wenda reka ndebe ko muri babandi ubwo wa muhost agahita ajya kureba muri babandi akavuga ati se mwaje tukenjoyinga se tugasangira nabo abakobwa hanze anga baroshije gatavuga se muradutamo se ati aho se wanga ibintu by'ubuntu hano ati ndaje kabisa ati nimba hari ugudutamo ati mukiga yabonetse reka tumufate reka tumufate kabisa urumva kavuga tugoreka tuhagere ariko ubundi hosting kuva yaza twatangira kwimenya yatangiye n'undi ari kugira ngo umuntu atumira nyine inshuti ugomba kuba ufite igikundi ufite click yawe ukavuga ati byanze bikunze n'inkora ntago ndi ubundi umukira kana kuba ati nushaka kuba ufite abantu 20 abandi wenda n'abakabari cyangwa nimba ari abahost batatu bakoreye aho ngaho nimba buri muhost afite table urabyumvisha urumva n'ibintu bitandukanye n'ukuntu hosting zikorwa na hosting ikorwa gutya nimba ibyo bavuze ari byo na hosting nimwe ikorwa gutya baho kwisi usibye mu Rwanda ko wasanga ari udoshye ariko ikintu hano bavuze urumva ko nari ibintu nyine uburyo bikorwa na ubwo biba byabaye ibindi ntago twabyita hosting kuko na hosting iba ikorwa gutyo ubwo byatumye nza kwibaza hosting ubundi kukikorwa noneho n'abantu bake kandi hari abantu benshi nzi nawuzi bari muri hosting no mpamvu uvuga ko abamo ubusambanyi ikintu akomoza buriya za abantu benshi baba hosta batazwi bashobora kuba bakorwa ibintu byabaye mu Rwanda sinzi ibintu dusigaye turimo mw'iyi minsi nimba umuntu avuze ikintu akavuga aba hosta sinzi impamvu abantu bari guhita bakatinga bashyiraho ya mafoto y'abantu kandi atavuze nane mutuma abantu baza bakahurira muri duel bakavuga ati yabavuze ibyo bintu byo gukatinga ni byiza ariko nyine rimwe na rimwe mwibukana case ya Scovia na Miki nayo ibyabereyemo nibiki nta muntu ubuvuze ariko sinzi impamvu mukatinga mutanya gushiramo amafoto mukatinga uduca umuntu yavuze nimwite ku byo yavuze byose bikaza nimba ubonye ngewe nk'ukatingiye akantu akenshi mba nagaragaje source y'ahantu ibyo bintu byavuye biba byiza ugiye ukareba furu kugira ngo utaza kuvuga ngo DJ w'abandi naguhaye ibintu bitari byo niyo mpamvu dukunda kuvuga source y'ahantu amakuru yavuye
ubwo hostingi noneho urumva ibintu byabaye byo nagashya ariko njye sinza kuvuga bano bahosita badanje bamwe n'ukuntu babikora njye nemeranya nabo ko babikora as professional sinzi wowe uko byumva ariko njye mbona bamwe muri bo babikora as professional ariko nyine nuko twebwe tuba tubashakaho impamvu ariko nta muntu ufata izina ry'ikintu ngo agisige uburaya wa hosting ntabwo ari uburaya ibyo byo niyo mpamvu ati wenda tuzi ibintu byinshi ariko twari dufata ikintu ngo duhite tugiha babyita stereotype nyine ibintu tudafite fact umuntu akavuga ati nimba ubaye umuhanzi urinda ibyo bintu bibaho barahari b'indaya ariko bahari batari indaya kubera icyo uri kuvuga ngo abahosita ni indaya aho wenda utangiye no kurengera ariko ibintu yavuze nibyo bitewe ukurikije ukuntu hosita yo mu Rwanda yapfuye n'ukuntu tuyikora neza totaloma urahita ubyumva ko hosting igomba kuzamo buraya kuko twarayishe na hosting imeze gutya ibaho kereka nimba bano basobanuye abo kuri BNB basobanuye atari ko bigenda ariko kuri nimba ariko bigenda hosting yo mu Rwanda irimo buraya ariko ngiye icyo mbanje kukubwira nimba ushaka kujya mu bintu menya amakuru wivuga ati wenda bakuru bawe bafite ibyo bakora ahubwo nawe ugomba kumenya mbese ubundi amakuru nyine ukamenya kuri tele ubwo aribwo mbwira bashiki bacu bambwiye ibintu bya hosting njye ntabwo nazano ngo mubwire ngo hosting nimbi wapi ahubwo umubosi muzakorana cyangwa uburyo uraza gufata umwanzuro ukuntu uzakora hosting mbese nujya gukora hosting uzakora uko ikorwa cyangwa nawe uzagendera muri cya gicucu cya babandi nugendera kuri babandi bafite abantu babo bazana bikaza gutuma bakomeza gukora we kuko n'abantu ufite uzajya mu buraya kugira ngo ukomeze gukora icyo ufata ni ugufata umwanzuro ukamenya mbese uri ready yo kurwana ko ibintu byakorwa neza hosting ikaba hosting nyine ubundi hosting impamvu abantu bakomeza kuyibaza ni gute abahost ari bake abahost n'umwe babiri batatu nibarenga kandi hosting ukikura nembe maze imyaka irenga 5 gutyo nyuma ya covid yakwe kuba ari ikintu cyagutse kuri yo tuvuga ati dufite abahost benshi mu Rwanda ariko dufite abahost ni bamwe bahora bagaruka ubwo bishatse kuvuga ngo hosting mu Rwanda niratera imbere totaloma byo niko ukuri nuko hosting mu Rwanda itaratera imbere aho kubitaratera imbere sinaza no mubwire ngo nuko ari uburaya wapi ahubwo icyo bisaba nicyo tuje kuvuga kanyana ndi gusoma inkuru harazo mu Bwongereza banditse ariko hari ikintu nakuyemo naje kubona yuko abantu tugenda tudesigninga uburyo twumva ibintu rimwe na rimwe tukirengagiza ukuri mu bintu abantu bari kurwanya bano basista kubera bafite amafaranga mw'iyi minsi bashaka kuvuga ko amafaranga yose bafite bari gushaka kuryo barabigiye rated mu buraya mu biki kuko babona nyine amafaranga bari kubona mbese bari kuyabona gute ariko nge ntago nje kukubwira gutyo kandi nanjye sinze no kubahakanira ariko ikintu nkubwiye cyo ukuri nuko akazi nago kagena ng'ibintu umuntu akora ngo nimba nese tuvuge ngo nimba uri umunyamakuru urasakuza wapi tuvuge gutyo ibyo ni bya bintu abantu batekereza biriya bintu bashiki bacu bakora sinzi uko binjizamo ariko ni ibintu wakora bikagutunga ubwo ikintu nabwira abashiki banje nimba mushaka kubijyamo mumenya amakuru niki ndaza kubashakira ndaza kuyabaha ikintu nakubwira kuri step up news y'uyu munsi nibyo ngibyo udusha turi kubera mu Rwanda two ni twinshi ariko reka nzembe ngarukiye aha ngaha ndagaruka mu kanya ubwo ni video kuri video nta mpamvu yo kurekera ubu ngubu ni wa muhungu wanyu step up kora subscribe kora share ubundi dukomeze twibanire ni wa muhungu wanyu step up my fan